FDLR yo muri South Kivu. Hari inkuru nshaka kukuganiraho no munsi utari warigeze wumva. Wowe icyo usabwa no kuza gutega amatwi gusa, warangiza ukambwira niba iki kintu wari ukizi. Ubundi ngo nibajya bakubwira ngo Imana yirirwa handi gataha Rwanda ujye ubyumva. Ubundi ngo Perezida Paul Kagame ubwo yari majoro yiga muri Amerika kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1990 yafatwaga nk'umugande. Rero ngo umunsi umwe yatunguye abantu bose biganaga ababwira ko yisubiriye mu Rwanda. Ibaze uko watungurwa uramutse usanze uruganda rwa iPhone rwaraguzwe n'u Rwanda muri 2005. Twese byadutungura ndetse bikatugora kubyumva. Umukomando rero ngo w'umunyamerika yagize atya yitegereza Major Paul Kagame ati, ariko ubundi wakana we urarushywa n'iki? Ko uri umugande u Rwanda rushakaho iki? Waretse abanyarwanda n'igihugu cyabo bakimenyera ibyabo. Intambara barwana bakazirwana, wowe kuri umugande urabashakaho iki? Icyo atarazi nuko yitaga umugande ari Kagame umuhungu wa Rutagambwa, mwene Kampayana wa Kigenza wa Rwakagara se wa Kabare, ufite ibisekuru kugeza kuri Gihanga wahanze u Rwanda. Uyu munsi umwami wa Red Bull ngiye kugufata ukuboko nkwinjize mu cyumba cy'uruganiriro aho ngaho nyine muri Amerika, aho nyine habereye ikiganiro gisa n'igisekeje nanone kibabaje, aho umunyamerika w'umukomando yicaranye Perezida Paul Kagame akamubwira uburyo ki atari umunyarwanda, akamubwira ko ari umugande ndetse atagomba kwivanga mu bibazo by'u Rwanda. Aha ni mu 1990 ubwo Major Paul Kagame yasangaga komando w'ishuri ryitwa US Army Commando and General Staff College, akamubwira umwanzuro yafashe, undi agatungurwa bikomeye bitewe n'uburyo yabimubwiyemo. Perezida Kagame yoherejwe kwigira muri Amerika avuye mu Bugande. Uburyo yajyanyweyo nabyo bifite impamvu ikomeye cyane. Habyarimana yahoranaga amakenga ko bamwe mu basirikari ba RPA b'abanyarwanda bazataha ku ngufu wabo mu Rwanda, kuko abashakaga gutaha yababwiraga ko u Rwanda rwuzuye, abari hanze bagakomeza bakagumayo gutyo. Habyarimana yahoraga ashyira igitutu kuri Perezida Museveni ngo adakomeza guha abanyarwanda imyanya ikomeye mu gisirikari. Museveni nawe washakaga ubuhahirane n'amahanga. Yumvise Perezida Habyarimana w'u Rwanda, abanyarwanda batangira gukurwa mu myanya ikomeye, uretse ko n'ubundi bahabwaga imyanya yitwa ko ikomeye ariko akaba ari mu mvugo gusa. Museveni nawe rero ngo wari umaze iminsi akeka ko abanyarwanda bashobora kwikusanya bagasubira iwabo ku neza cyangwa inabi, yafashe Major Kagame asa n'umutandukanyeho gato na Afande Fred Gisa Rwigema, kuko ngo aba babiri yari abizi ko haramutse hari gahunda yo gutaha baba bari kubitegurana ari bo babiri. Afande Fred ni wagombaga kugenda, gusa Afande Kagame aba ari ugenda nyuma yo kubijyamo inama hagati yabo. Gusa gahunda yari ihari no gutandukanya Fred na Kagame, bagasa nkaho batari ahantu hamwe, umugambi wo gutaha mu Rwanda ugacika intege. Gusa ngo nubwo Kagame yagiye kwiga, gahunda yabo yo kuzataha barayikomeje. Nubwo yagiye kwiga, Major Kagame yakomeje kuvugana na Afande Fred ndetse na Afande Bunyenyezi ndetse na Afande Bayingana, bakomeza gupanga uko bazataha mu Rwanda. Perezida Kagame mu bihe byashize yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Financial Times, ababwira ukuntu urugamba rujya gutangira mu mwaka w'1990 yafashe icyemezo cyo kuva mu kigo cya gisirikari. Agerageje kubibwira abo bakomando b'icyo kigo birabagora kubyumva ndetse babanza no kwanga kumurekura. Icyo gihe Perezida Kagame yagize ati, muri Kansas mu kigo cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Army Commando and General Staff College, nari mpari nk'umugande. Ubwo rero igihe urugamba rwatangiraga tariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'1990 cyari igihe cya nyacyo twagombaga gukora igishoboka cyose ndetse tukiyemeza guhangana n'ibyo twari guhuriramo byose. Ariko nanone
twagombaga kugira icyo dukora kugira ngo abanyarwanda barenganurwe ndetse natwe duhabwe uburenganzira bwacu nk'abenegihugu. Nuko rero ubwo najyaga kureba abakomando b'ikigo nkababwira ko ngomba guhagarika ibyo byose, byarabayobeye bibabera urujijo. Barambwiye bati ibyo se birakurebaho iki? Ibyo mu Rwanda bikurebaho iki wowe? Wowe uri umugande ntaho uhuriye n'u Rwanda. Nuko umukomando wabimbwiye ndamubwira nti ibyo utekereza ntabwo ari byo habe na gato. Naje hano nitwa umugande ariko hari ikindi kintu cyabaye kirimo gutuma ubu ngomba kubona hoze ndiwe. Kuva mu gihe kirekire gishize nari umunyarwanda ndetse n'ubu ndi umunyarwanda. Nuko nahavuye ndagaruka, mpageze mbona ibintu byazambye. Perezida Kagame yasobanuye ko ubwo yamaraga kugaruka Afande Rwigema amaze gutabaruka yumvaga atazi aho azahera. Bamwe mu basirikari bakomeye yahasanze batangiye kumubwira ko ibyiza bakwisubirira mu Bugande, bagasaba Perezida Museveni ko bakongera bakibera impunzi. Aha amahitamo yari abiri: kwemera kongera bakaba impunzi no gukomeza urugamba rutari rworoshye habe na gahoro. Ari nacyo cyari gikomeye cyane, ariko ni nacyo bahisemo. Abenshi muri aba basirikari ngo icyabateye imbaraga zo gushikama bakarwana urwo rugamba rutari rworoshye nuko bari barikuyemo ibitekerezo byose byo gusubira mu Bugande nk'ingabo zatsinzwe ngo bongere basabe ko bahabwa umwanya nk'impunzi. Nibwo rero ngo baje kwiyemeza ko bagomba gushaka uko bisuganya bajya mu bice bitari kure cyane y'umupaka w'Ubugande. Bamwe bavuga ko iyo ataba Kagame abenshi baba baremeye bakisubirira mu Bugande nk'impunzi, ariko nk'umuntu wari uvuye kwiga ishuri rya gisirikari, Kagame yicaje abayobozi bose ababwira ikigambiriwe mu gutera u Rwanda, abaha amabwiriza yose nk'umuntu wari ufite uburambe mu gisirikari. Ikindi yagombaga gusobanurira abasigaye zari tirike cyangwa amayeri bari kuzarwanisha, dore ko bo bari bamenyereye kurwanira mu mashyamba. Bamwe bakumva ko bidashoboka kubera no guta icyizere cyo kubura Fred Rwigema wari ubayoboye icyo gihe. Kagame n'abandi bamushyigikiye bari bafite akazi katoroshye ko gusobanurira abasirikare batageze no ku gihumbi ukuntu bazatera uduce twose tw'igihugu, nyamara abakabateye imbaraga batangiye gupfa. Umusirikare wese yatangiye ababwira icyo barwanira, abashyiramo ingengabitekerezo yo kurwana batitaye ku buzima bwabo cyangwa ubwundi muntu, ahubwo bakarwana bitaye ku buzima bw'abanyagihugu benshi bari barimo kwicwa na Habyarimana, harimo na bene wabo. Babyumvise vuba batangira kurwana ku gihugu cyabo ku mbaraga, paka Habyarimana yemeye amasezerano y'amahoro nayo ya Nyirarureshwa. Kubera igitutu cy'isasu ryavugiraga mu birunga, bagiye bakora ama operasiyo menshi arimo yateye ubwoba Habyarimana n'ingabo ze. Nk'iyamenyekanye muri zo harimo nka operasiyo Ruhengeri, yari igamije gufata Ruhengeri no kubohora imfungwa zari muri gereza ya Ruhengeri zari ziganjemo imfungwa za politike. Uzumva bakubwira ko hari isasu ryavugiye rimwe rikavugira ku Gisenyi, irindi Kigali, irindi rikavugira Cyangugu, irindi mu burasirazuba no mu majyaruguru. Ni mu bishaka nzababwira ino operasiyo yose akantu ku kandi. Buri sasu ryagiye rivugira umunota umwe ahantu hose mu gihugu hatandukanye, ryacanganyukishije ingabo za Habyarimana. Abenshi batangira kumanika amaboko bemera ko igihugu cyafashwe n'inkotanyi. Kagame yakomeje kuyobora bagenzi be mpaka bafashe u Rwanda rwose nyuma yo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Niba mukunda ndavuga Excellence Paul Kagame, shyira udutima muri komenti. Ese ubundi wowe wibaza icyari kubaho iyo nka buriya Perezida Paul Kagame bamubwira yuko ari umugande n'ubundi agahita yigumira muri Amerika? U Rwanda ubu ngubu ahantu ruba rugeze na Satani ntiyari kurwemera. Abantu baba barashize, nta muntu ubukiba mu Rwanda. Ndakubwiza ukuri, u Rwanda ruba ruri amatongo. Niho nakubwiriye ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Imana iradukunda kandi ikunda u Rwanda. Nanjye rero ndabakunda. Shyira udutima muri komenti ubundi wikomereze. Hano icyo nari ngamije kukubwira
nari ngamije kukubwira ukuntu urugamba rutari rworoshye, abantu bahameneye amaraso, haba kuva muri Amerika ntibyari byoroshye, haba kurwana urugamba ntibyari byoroshye, byose ntabwo byari byoroheye Excellence Paul Kagame ubu usigaye uyobora u Rwanda, ariko byaba byose babiciyemo ndetse bararuyobora ndetse batuyobora neza nk'abanyarwanda, natwe tuzabakunda. Iyi ya Red Blue Empire ubu ni ubwami buhirimbanira kumenya no gusobanukirwa byinshi mu mateka yaranze u Rwanda. Niba udukunda siga like na comment cyangwa unaduhe subscribe niba bikunogeye, ubundi tuzahurire muri video zitaha.